urugingo rugira umumaro warwo rwihariye. Impyiko ni rumwe mu rugingo rw'ibanze ku mubiri w'umuntu. Zifite umumaro wo gusukura amaraso, ziyavanamo uburozi ndetse zibasha no kuringaniza ingano ya buri kintu gikoze amaraso. Ni kenshi ujya wumva ngo runaka akeneye guhindurirwa impyiko kuko izo yari afite zangiritse. Kugira ngo zangirike zihagarike gukora burundu bisaba igihe kinini ngo bigaragare ko zishobora no gukora zifashishije 20% y'ubushobozi bwazo bwose. No kuvuga ko bisaba igihe kirekire ngo hagaragare ko zangiritse burundu. Tugiye kurebera hamwe ibintu dukora buri munsi kandi bikangiza impyiko zacu. Icyambere no kutanywa amazi ahagije. Amazi yunganira impyiko mu gusohora imyanda mu mubiri. Haba amazi asohoka mu byuya cyangwa mu nkari. Muri rusange impyiko ziyungurura litiro 190 z'amaraso ku munsi ndetse zikabasha no gusohora amazi ku kigero kiri hagati ya litiro 1.5 na litiro 2 mu nkari. Aya mazi asohokana n'imyanda ndetse n'ibindi bidakenewe mu maraso muri rusange. Kurya cyangwa kunywa ibintu birimo isukari ku kigero cyo hejuru. Ubushakashatsi bugaragaza ko ibiribwa cyangwa ibinyobwa bikungahayemo isukari biri mu byongera ibyago byo kugira utuntu tw'utubuye mu mpyiko ku kigero cya 23%. Utu tubuye dutangira guteza ububabare bwa hato na hato mu muntu udufite, haba mu mpyiko nyirizina cyangwa mu ruhago rw'inkari. Ikindi, isukari ni kimwe mu bintu biremereye impyiko zihura nacyo mu gihe ziri kuyungurura amaraso. Aho gufata ibintu birimo isukari nyinshi bishobora kuba byatera iyungurura rikozwe nabi. Umuntu akaba yatangira gufatwa n'izindi ndwara zikomoka ku bwinshi bw'isukari nka diyabete cyangwa umubyibuho ukabije nyuma yo kwangirika kw'impyiko. Ikindi kandi ni indyo irimo umunyu wo ku kigero cyo hejuru. Nubwo umubiri ukenera sodium kugira ngo ukore neza, gusa kurya umunyu mwinshi byongera ibyago byo kwangirika kw'impyiko bikanazamura umuvuduko w'amaraso. Ku munsi umuntu ntagomba kurenza 5 y'umunyu. Ikindi kandi cyakwangiza impyiko ni ugushaka kunyara ukabifunga. Inkari zibamo ibintu by'umwanda n'uburozi bishobora gutwika igihu cy'imbere cy'uruhago igihe zitinzemo, bityo na mikrobe zitandukanye zikaboneraho kujya muri ibyo bisebe ndetse zikaba zakura zigakwira urwungano rw'inkari rwose harimo n'impyiko, bikaba byateza indwara zitandukanye aho hose. Kubura umunyu ngugu wa magnesium. Magnesium iri mu myunyu irinda utubuye mu rwungano rw'inkari, ikaba iboneka mu binyampeke, mu mbuto ndetse no mu mboga. Ikindi cyakwangiza impyiko ni ukunywa ikawa nyinshi. Kunywa ikawa si bibi ubwabyo ku mpyiko, ariko ubwinshi bwayo bugira icyo buhindura ku itembera ry'amaraso. Ibi bikongerera akazi kanini impyiko. Ni byiza rero kuringaniza iyi ngano. Ikindi tutajya tumenya cyakwangiza impyiko ni ugukoresha imiti igabanya ububabare tuzi cyane nka painkillers. Imiti myinshi igabanya uburibwe ikoreshwa n'abantu benshi baba barwaye umutwe, abaribwa n'imihango, amenyo, umugongo ndetse n'ibindi. Nibyo koko izabukugabanyiriza uburibwe, ariko uko kuyikoresha kenshi niko uba wiyangiriza impyiko. Usabwa kuyikoresha mu gihe nta bundi buryo kandi uburibwe bwahagarara ugahita uyihagarika nayo. Ukanirinda kunywa irenze igipimo ushaka gukira uburibwe vuba. Ikindi kandi ni ugufata ku kigero kirenze ibintu birimo alcohol cyangwa inzoga. Alcohol ibangamira impyiko mu kuyungurura amaraso, aho zigorwa no gusohora uburozi bumwe na bumwe ndetse no kuringaniza amazi mu mubiri muri rusange. Ubushakashatsi bwakozwe burenga 20 ku bantu bagera ku 293 basanze hari ihuriro riri hagati ya alcohol mu mubiri ndetse no kwangirika kw'impyiko. Alcohol ituma impyiko zirekura amazi menshi hanze y'umubiri. Niyo mpamvu usanga umuntu ashaka kunyara buri kanya. Alcohol ku kigero cyo hejuru imenyereweho kwangiza umwijima ndetse ikanangiza uturemangingo tw'ubwonko. Ikindi twavuga ni ukurya inyama nyinshi kandi kenshi. Proteine ziva mu matungo zongera aside nyinshi mu maraso bikangiza impyiko, ntizongere kubasha gusohora aside mu mubiri vuba. Proteine ni ingenzi kuko zubaka umubiri wacu, gusa ni byiza kuzifata kandi ukanarya imboga n'imbuto bifasha mu kuringaniza byose mu mubiri. Icyanyuma twavuga ni ukudasinzira bihagije. Gusinzira neza bihagije ntibifasha umubiri wawe gusa kuruhuka, ahubwo binarinda n'impyiko kwangirika. Mu gihe udasinzira bihagije agahu kazo kiburura ari uko wasinziriye neza. Mu gihe udasinzira bihagije bishobora kwangiza izi ngingo. Kurinda uku kwangirika kw'impyiko ni no kurinda ubuzima bw'umubiri wose muri rusange. Mu gihe impyiko zangiritse, umubiri wose muri rusange urangirika ndetse n'ikoreshwa ry'imiti ku murwayi biragorana kuko nayo ihita iba uburozi ku mubiri kuko ingano ikeneye mu maraso ihita yangirika.